uyu bamwita Bruce Itahi Iwacu, Bruce Melody ku mazina ye nk'ay'ubuhanzi, dore ko yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko yagiye yigarurira imitima y'abatari benshi mu Rwanda ndetse n'imahanga, dore ko yagiye akorana n'ibyamamare bigiye bitandukanye, dore ko yagiye akora byinshi cyane bigatuma arema icizere mu banyarwanda ndetse n'ahandi hanze. Ariko ibi kugira bigereho hari ibintu byinshi yabanjije yacamo, hari ibintu byinshi byamanjije byamugora, byamanjije byamubera imbogamizi, nk'uko yagiye abyivugira ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Yagiye yivugira ko kugira agere ku bwamamare nk'ubu yanyuze muri byinshi bigiye bitandukanye, ariko kubera yari afite intego yo kuba icyamamare akazamura urwego rukagera ku rwego rushimishije, dore ko amajije kubera icyitegererezo abatari bake hano mu Rwanda bamufata nk'icyitegererezo, bamufata nk'umuntu bashobora gukuraho ibintu by'ingenzi. Ko Bruce Melody afite ijwi ryiza, aririmba indirimbo nziza, bityo bigatuma yigarurira imitima y'abatari bakeya hano mu Rwanda, bikaba ari nabyo bimushira ku mwanya ukomeye cyane. Ubu rero sinatinya kuvuga ko Bruce Melody ari we mwami w'umuziki mu Rwanda, ari we uyoboye, ukomeje kuzamura urwego rushimishije. Kandi Bruce Melody nk'uko agenda abyivugira ko yavukiye mu rugo rw'abakene, dore ko byabanjije byamugora akibaza ati se ibi bintu najyamo bizarangira bite, dore ko yanakomeje kuvuga ati njyewe nari nzi ko nshobora kuba umuproducer, ariko nyuma y'ibyo aba afitemo ikindi gitekerezo cyangwa se icifuzo kiri imbere cyane ko nazabifatanya aza nkora n'indirimbo zanjye. Ariko nk'uko byagenze ubu producer yarabukoze abukora igihe gito, anavuga ko byari bikaze cyane, aba producer baba bakomeye. Yagiye anavuga ati aba producer bakomeze bubahwe, ariko Bruce we yari yifitemo igitekerezo cyo kuzamura urwego rushimishije akagera ku buhanzi, akamamara, agakomeza gukora imiziki nyarwanda. Nubwo yari yagiye mu buproducer, ntabwo cyari cyo gitekerezo nyamukuru. We icyo yari asize imbere kwari ukwigagaza akerekana impano ye, bityo bigatuma aririmba indirimbo nk'uko yabitekerezaga cyangwa se nk'uko yabyifuzaga. Uyu rero Bruce Melody nakubwira ko byaje kumubera amahire cyangwa se yaje kubigira amahirwe, dore ko ahura n'abakire bagiye batandukanye baravuga ati bitewe n'ijwi ryawe cyangwa se n'impano yawe turi kubona ufite, ugomba kuja muri studio tukagufasha gukora indirimbo. Anivugira yuko igihe yagiye kurikodinga indirimbo asanga umuriro gwashize, bityo bamusaba ati duha amafaranga tugura umuriro. Ariko Bruce Melody nk'uko agenda abyivugira nta kintu yariho, kuko urugendo rwose yakoraga kugira agere kuri studio yarukoraga n'amaguru. Ubwo rero nta mafaranga yari afite, ariko Bruce Melody sahize ubu amajije kugera ku rwego rushimishije, amajije gufata umuziki akawushyira ku rundi rwego, dore ko hari indirimbo nyinshi zigira bigaragaza, n'indirimbo bakoze yitwa When She's Around. Iyi ni indirimbo yakoranye n'umunyamerika uwo bita Shaggy. Iyi ndirimbo yarakunzwe igera ku rwego rushimishije, dore ko uyu Bruce Melody, uyu muhanzi bakoranye, yavuze ati ndakomeje, ahubwo ubu nibwo bigitangira. Yagiye yivugira amagambo agiye atandukanye, kandi n'ikindi kintu gishobora kuba cyamushira ku mwanya wa mbere hano mu Rwanda uyoboye umuziki nyarwanda. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo muri Amerika byagiye bimutumira, amateleviziyo agiye atandukanye, dore ko ari nawe munyarwanda wa mbere mu buhanzi ushobora kuba
ku binyamakuru bigiye bitandukanye byo muri Amerika, bikagenda bikina indirimbo ze zigiye zitandukanye. Bityo rero yanagiye akomeza avuga ati njyewe nizeye ko nzagera kuri byinshi bigiye bitandukanye, dore ko kandi Bruce Melody yagiye akorana n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, navugamo nka Eddy Kenzo w'Umuyuganda, bakoranye indirimbo zigiye zitandukanye, Harmonize Tanzania. Uyu rero Bruce Melody ndahamya nashidikanya ko ari we munyarwanda ushobora kuba warakoze ibintu bishimishije kandi bikagera ku rwego rwo hejuru. Uyu Bruce Melody yabaga afite icizere avuga ati iyi foto nifuje nzayibona, kuko umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame akunda abakozi kandi ndimo. Uyu rero Bruce Melody inzozi ze zabashije kuba zaba impamo, ahura n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Ariko uyu Bruce Melody yakomeje akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ubu afite kontara cyangwa se ubu Primus ariwe usigaye uyamamariza. Mwibutsa ko yanatwaye igikombe cya Primus Guma Guma. Uyu rero Bruce Melody yakoze byinshi bigiye bitandukanye kandi yabereye icyitegererezo abatari bake hano mu Rwanda. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, ndakwibutsa nimba utarakora subscribe yikore, kugira ngo ibindi biganiro tuzatubagezaho bize bibageraho ku gihe. Ni amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Mwari kumwe na Benjamin. Ciao ciao.